Bakunzi bacu, mu gihe abigisha ijambo ry'Imana bakomeje kwiyongera ndetse bikabije, umuntu wese yakwibaza niba bose ariko bafite intego imwe yo gukorera Imana cyangwa hari ibindi byinshi nyuma y'imirimo yabo, ndetse ukanibaza uko wamenya umukozi w'Imana by'ukuri. Ku bufatanye n'urubuga rw'ivugabutumwa Compassion, uyu munsi turabagezaho inyigisho ikomeye ya Pasiteri Douglas Kiongeka ivuga ku bapasiteri babi batandatu umuntu wese agomba kwirinda. Uyu mupasiteri ku murongo wa mbere ahashyira abapasiteri bafite umwuka wa Sawuli. Twibuke ko Sawuli yari umwami wa Isiraheli ariko nyuma akaza guhinduka agakora ibyangwa n'Uwiteka. Abapasiteri bafite uyu mwuka bumvira abantu ndetse bagashaka gushimwa nabo kurusha uko bashimwe n'Imana. Aba bapasiteri kandi baba barahindutse impumyi batakireba ibyiza ahubwo birebera inyungu zabo kugeza ubwo bemera kwakira n'amaturo ya buri mu byaha nk'amafaranga y'indaya n'ibindi nk'ibyo. Aba bapasiteri ni babi cyane kuko nubwo baba barigeze gusigwa amavuta, igihe kiba cyarageze Imana ikabaca ku ngoma, nyamara bagakomeza kubeshya ko ari abakozi b'Imana kandi umwuka w'Imana warabavuyeho kera bagahinduka abahanuzi b'ibinyoma. Mu mwanya wa kabiri, Pasiteri Kiongeka ahashyira abapasiteri bafite umwuka wa Balamu. Ibi bikaba ari inkuru ziboneka mu Kubara ibice 22 umurongo 23. Nk'uko izina ubwaryo rya Balamu risobanura, abapasiteri bafite uyu mwuka bagira ubusambo bwinshi, bashishikazwa n'ubutunzi bw'intama bashinzwe bakazigira nk'ibicuruzwa nyamara ntibite ku bugingo bwazo. Bikundira icyubahiro ndetse bakakira n'ibiguzi ngo bahanurire abantu ibiboneka aho kubabwira ijambo ry'Imana ry'ukuri, ndetse bakihindura ibigirwamana ngo babapfukamire. Usanga amadini yabo bayayobora cyangwa se bayafata nka butiki zabo cyangwa imishinga ibyara inyungu. Aba nabo uzabitondera. Ku mwanya wa gatatu hari abapasiteri bakoresha imbaraga z'umwijima. Nyuma yo gukurwaho umwuka w'Imana, abapasiteri biyemeza kujya gushakisha izindi mbaraga mbi kugira ngo bakomeze kwemeza abantu ko bagikorana n'Imana. Ku mwanya wa kane w'abapasiteri hari abahanuzi b'abasaza. Akaba ari inkuru ziboneka mu Bami ba mbere ibice 13. Kubera ko Imana iba yarabavuyeho, abapasiteri bakomeza guhanura bitwaje inararibonye bafite mu by'Imana, ndetse ntibabure no gusuzugura abakozi b'Imana bahamagawe vuba. Aba kandi ntibatinya kubeshya mu izina ry'Imana, ndetse bakanacurika imwe mu mirongo ya Bibiliya ngo ihure n'ibyo bashaka kubeshya abakristo babo cyangwa se abakristo bayoboye kuzageza babagejeje ku rupfu no kurimbuka. Mu mwanya wa gatanu, umupasiteri yashyize abafite umwuka wa Yuda. Abafite umwuka wa Yuda ntibajya bashishikazwa n'inyungu z'ubwami bw'Imana, ahubwo bahora birebera ubutunzi bw'itorero buhagaze, kugeza n'ubwo bagambirira cyangwa bagurisha bagenzi babo, yemwe no kubaroga kubera amafaranga. Pasiteri ati aba nabo uzabagendere kure. Ku mwanya wa gatandatu hari abafite umwuka wa Alexandre w'umucuzi cyangwa se Alexandre w'umucuzi. Bikaba biboneka muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo 20, ndetse na Timoteyo wa kabiri ibice 4 umurongo 15. Hataba n'abapasiteri bagira urwango rukabije mu mitima yabo, nyamara ku magambo bakigira abashumba, kandi bakunda guteranya abakristo no guhora bazana ubwumvikane bukeya, ntibanatinye no gusenya ingo z'abandi bakoresheje inyigisho z'ibinyoma. Birakwiye gusesengura no gusubiza umutima impimbiro, mukamenya abapasiteri babayoboye niba koko ari abakozi b'Imana by'ukuri. Bakunzi bacu, dukomeze gukanda kuri subscribe ku Marebe TV kugira ngo ukomeze urebe inyigisho zubaka ubugingo ndetse zigufasha mu buzima busanzwe. Tubararikiye gukurikira inyigisho zacu z'ubutaha. Mugire amahoro y'Imana. Bye.